Beswa nawe wayo umunyantege nkeya nkatwe rwa rusaku rwawe za ndirimbo zawe cya gikongari wari wararetse kwa kutubwira ngo waretse ubusambanyi mbese nawe uraje usasiwe inyo urazoroka za ndirimbo za mbese waribwiraga hayiwe nene ndatira ijambo nararisomye gati ndavuga ntimanywe imyaka nihanganiye kujya kwinjira umugore nkuweho hazabura ubugingo nta gahinda kageretse kera nibagishembe n'ingabo bagabo barimo babyeyi itonde kubyinisha umwana uze kumubyinisha ugeze mu rugo nihanganire rwose nanjye ningera mu rugo nubwo ntamubasha ndamubyinisha nugera mu rugo rwose ugaruze ariko biteye agahinda gusubizwa n'amaboko y'isuma byose kandi bijya binabaho iyo twageze mu kabyiniriro bene wacu bari mu kutubaza ngo ese buroko nawe bya bindi ntukiribamo ngo hari inzoga zaje zitwa ikaze ngo bakira abarokore babivuyemo iriya nzoga kwitwa ikaze ngo ni mu gihe bamaze kwakira abarokore babivuyemo bakabakira ngo harimo nyine bisemera neza aribyo abarokore twitabire tutanabizi ngo ni uko umusore amaze gutanga ye asengereye indaya amuvuriye inyama amugaburiye ifiriti n'inzoga iryoshye akinera neza naguhaye yawe uriya tunaritegeramo tutariza itondewe naguhaye yanjye ntazarive ntuzanaho ntabwo mubizi we ariko mbese nawe uraye yewe muririmbyi we yewe munyabasenge yewe mwereza we waretse yamugaki warangiza igikombe ayo bitakira muhinda barangiza umunsi wa none ngo haje kundumo haje mu mikubito myinshi yewe reka sinakubwira uramara kugashyiramo warangiza utigeze ahanagutindura inzu yanjye aho nayisize ndahazi urabyitiranye ariko nawe uraje usasiwe inyo urazoroshe mbese nawe wayo umunyantege nta yewe wa mukobwa ndagira ngo nkubwire hari amakuru Imana yampaye mu minsi ishize imbere kabadayimoni bari bavuye ikuzimu benshi bambaye imyenda y'imikara Mana iramaze kwitegereza kweri ndavuga ntibasobanura ikibiri Mana irambwira ngo bariya badayimoni baje bafite imbaraga nyinshi batababarira abagore bafite abagabo batababarira abagabo bafite abagore batababarira ayiwe Mana irambwira ngo dore bariya badayimoni baje biga igitore baje guteza ubusambanyi baje guteza ubusambanyi bari abadayimoni bafite imbaraga bazanye burya bafite ibihembo byinshi bazanye Mana irambwira ngo abantu bagiye kuzi abazihoheze mbese wowe uri hehe uri muri uhe ruhande mbese nawe uraje wisasiye inyo urazoro nene gatutiri kanduye maso kanduseme kuko izi mbaraga ntawazirwanya n'umuntu nabonye ari imbaraga zikomeye cyane umugore wo hanze ahamwa wahanze mu kubita umwinshi kugira ngo uzamukire ntabwo byakorohera wa mugabo ushake niba maso usenge ijambo ry'Imana dusome ijambo ry'Imana dusome Yona igice cya 3 Mana tugire neza umwanya wo gukingura niturangiza dusenga Imana yego Yona igice cya 3 umurongo wa mbere abantu mugisha abana mwihangane dusome igitabo cy'umuhanuzi Yona igice cya 3 ku murongo wa mbere aravuga ngo Yona yongera gutumira Nineve maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri riramubwira riti haguruka ugire Nineve wa murwa munini wuburire ibibura nzakubwira nuko Yona arahaguruka agira Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse
byaragutse kandi Nenevi wari umurwa munini cyane kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu agenda urugendo rw'umunsi umwe arangurura ati hasigaye iminsi 40 Nenevi bakarimbuka. Maze Abinenevi bemera Imana bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa bose bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'Inenevi ahaguruka ku ntebe y'ubwami yiyambura umwambaro we yambara ibigunira yicara mu ivu ategeka itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza Inenevi bati umuntu wese yakugira icyo asogongeraho kandi amatungo n'amasho n'imikumbi byakurisha kandi bigiye kunywa amazi ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukirira kandi bahindukire umuntu wese areka inzira ye mbi bareke n'urugomo bagira ntawe ubizi ahari Imana yahindukira ikigarura ikarekura uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbure. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura ireka ibyago yari yabageneye turishimiye Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ahatukuza haleluya ntapfuma ririmo kuko ijambo ry'Imana tugiye ko dufite Imana yigarura dufite Imana yirera mu kirema dufite Imana yirera y'ubusabane dufite Imana yirera y'itayigireme sanabyaye urugenderamo byarangize abantu bahindukira ikigarura. Haleluya. Amen. So ijambo ry'Imana ritubwiye ngo rero Imana ituma kuri uyivuga ko hasigaye iminsi 40 ngo dupfa umwami nawe ubwe ava ku ntebe areka icyubahiro ngo bicisha bugufi batakambira Imana bakomeje Imana ibonye guca bugufi ya Pawulo irigarura. Haleluya. Amen. Mwene data ubuzima bwawe Imana yakwigarura wasambaye kenshi irakureka iyo kuriga niwe rwarasida umuntu nawe utakuza agagira kaguhe ati kigali ndazana kuri ryo rambwira ati wagasaza we umugabo utagira umugore waratagaza ku muzi wawe babana ukabirukana cyagize nyamubyaga igiciro gipfuye kizira ntabwo kizinduka. Ndagira ngo nkubwire bene data uyu munsi wo kugendana mpuzu wari we Mana yagutumyeho benshi wanga kubireka Mana yagutumyeho benshi gusaba kuti nijyane ntanga isamu yatwanga nyirayo ariko n'ushobozi Imana yakubwiye ngo yamukarikira uyu munsi ngo usabane ureke ngo kujya gucisha inzara zimuratisha umugabo ngo kugira ngo atazajya mukubita uzareba nabi uzazimuha bazamushingura uzicuza agaciro k'amazi ukamenya rukiro ryamaze gukama. Imana nitugire neza tugisoma ijambo ry'Imana nanjye ntiwabasha kuba narasabanaga yewe nararaga inyuma y'umusaraba warongoye yagiye gusaba umusumira ariwe nzanga mu rugo tugisoma ijambo ry'Imana wese ntacyo bitwibukije nawe wafata umwanzuro mbese intege zawe benshi umaze kwinjiramo urumva zikujyana hehe ntiwajya hamwe n'isasi n'inyabakiyoroza ibindi watavuga umwanzuro ugasenga Imana wewe wari warabivuyemo ukaba warabiteye ubwo Imana bitugirire neza. Ndarangije uri data wa twese